Nyagasani bumbura umunwa wanjye, maze ururimi rwanjye rutangaza ibisingizo byawe. Nimugane Nyagasani n'indirimbo z'ibyishimo. Zaburi 66. Imana nitubabarire maze iduhe umugisha, itwereke uruhanga rwayo rubengerana, kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga, n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza. Mana yacu, imiryango yose nigusingize, imiryango yose nigusingiriza icyarimwe, amoko yose niyishime aririmbe, kuko utegekana ubutabera ibihugu byose, ukagenga amahanga yose y'isi. Mana yacu, imiryango yose nigusingize, imiryango yose nigusingirize icyarimwe. Ubutaka bwacu bweze imbuto, Nyagasani Imana yacu aduhunda ryo imigisha. Imana iduha umugisha kandi niyubahwe n'isi yose aho iva ikagera. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nimugane Nyagasani n'indirimbo z'ibyishimo. Neza Nyagasani, koko ineza n'urukundo byawe, koko ineza n'urukundo byawe birankurikirana mu buzima bwanjye bwose. Nzigumira mu nzu ya Nyagasani y'iminsi yose. Ntaranavuka warunzi, undemye unyimenyeshereza utuyira twawe, none nzigumira iwawe. Koko ineza n'urukundo byawe birankurikirana mu buzima bwanjye bwose. Nzigumira mu nzu ya Nyagasani y'iminsi yose. Wandagiye mu rwuri rutoshye, kandi iteka wanyeretse uruhanga rwawe, nanjye nzigumira iwawe. Mu buzima bwanjye iteka umba hafi, mu nyanja zitukura twahuye waranyambukije, nanjye nzigumira iwawe. Koko ineza n'urukundo byawe birankurikirana mu buzima bwanjye bwose. Nzigumira mu nzu ya Nyagasani y'iminsi yose. Zaburi 79. Amaganya kwera umuzabibu wangijwe. Mana, agaragaza ishyaka ryawe maze uturengere. Mushumba wa Isirayeli, tega amatwi, wowe uyobora Yosefu nk'ubushyo, wowe wicaye hejuru y'abakerubimu, garagaza uwo uri we. Mu maso ya Efurayimu, Benyamini na Manase, garagaza ububasha bwawe maze udutabare. Mana, tuzahure, ubengeranishe uruhanga rwawe maze dukire. Uhoraho mugabo w'ingabo, uzahereza he kurakara, kandi umuryango wawe kwiyambaza. Abawe wabahagije agahinda, ubuhira amarira barayatsinda. Watugize irwaniro ry'abaturanyi, abanzi bacu baduhindura urw'amenyo. Uhoraho mugabo w'ingabo, tuzahure, ubengeranishe uruhanga rwawe maze dukire. Mu Misiri wahagemuye umuzabibu, wirukana amahanga ngo wongere utere, wowe ukijije ibyari biwubambiye, nawo ushora imizi ukwira igihugu cyose. Igicucu cyawo cyatwikiriye imisozi, maze amashami yawo yugamisha n'amasederi yatumburutse.
ugaha amashami yawo kugeza ku nyanja n'imishibuka yawo igera ku ruzi. Ni kuki waciye icyuho mu ruzitiro rwawo, ukaba usoromwa n'abahisi n'abagenzi? Amasatura mu ishyamba akawonona, n'inyamaswa z'agasozi zikawurisha. Uhoraho mugabo w'ingabo, dukundire ugaruke, urebere mu ijuru witegereze, maze utabare uwo muzabibu, urengere igishyitsi mwitereye n'umucwiri ugukesha imbaraga. Abawutwitse bakawurimbura bazamarwe n'umunya w'uruhanga rwawe. Ikiganza cyawe kizahore kiramburiye kuri ya ntore ishyigikiwe n'ukuboko kwawe. Umwana w'umuntu ugukesha imbaraga, bityo ntituzongera kuguhungaho. Uzatubeshaho twiyambaye izina ryawe. Uhoraho mugabo w'ingabo, tuzahura ubengerane uruhanga rwawe maze dukire. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ntituzongera kukujya kure, uratubesheho kandi uduhe kwiyambaza izina ryawe. Igisingizo cya Izayi, indirimbo y'abacunguwe. Muzava amazi ku masoko y'agakiza. Uhoraho, umunsi uzavuga uti, ndagushimira Uhoraho kuko wandakariye, ariko uburakari bwawe bwacogora ukampoza. Dore Imana umukiza wanjye, ndamwiringira kandi sinkigira ubwoba, kuko imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ari Uhoraho wambereye agakiza. Muzava amazi ku masoko y'agakiza mwishimye, maze uwo munsi muvuge muti, nimushimire Uhoraho murate izina rye. Nimwambaze ibikorwa bye mu mahanga. Nimurimbire Uhoraho ko wakoze ibintu by'agatangaza, kandi mubyambaze umunsi wose. Rangura ijwi uvuze impundu, wowe utuye i Siyoni, kuko nyir'ubutagatifu Eseri utuye iwawe rwagati ari igihangange. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Muzava amazi ku masoko y'agakiza mwishimye. Zaburi ya 80. Nimutere urwamo rw'ibyishimo kubera Imana imbaraga zacu, nimuhimbaze Imana ya Yakobo. Nimuvugirize impundu Uhoraho w'imbaraga zacu, nimuhimbaze Imana ya Yakobo. Ngaho nimuririmbe muvuze ishako, mucurange inanga ijyane n'iningiri. Nimuvuze impanda ku mboneko z'ukwezi no ku nzora yako, umunsi wacu w'ibirori. Iryo ni itegeko muri Isirayeli rishyiriweho n'Imana ya Yakobo, itegeko yashinze inzu ya Yozefu igihe yibasiye igihugu cya Misiri. Ndumva imvugo idasanzwe ngo, urutugu rwe naruruhuye umuzigo, n'ibiganza bye birekura agatebo. Igihe unakambiye uri mu kaga, ndagutabara, ngusubiza nihishe mu bicu no mu makuba. Nkugerageza ku mazi y'Imeriba. Umva umuryango wanjye nkuburire. Isirayeli yabashoboraga kunyumva, iwawe ntihakaba imana yindi. Ntugapfukamire imana y'imvamahanga. Ndi Uhoraho Imana yawe yakuvanye mu gihugu cya Misiri. Wasamure cyane umunwa wawe nzawuzuza. Nyamara umuryango wanjye ntiwumvise ijwi ryanjye, kandi Isirayeli ntiyanyumvira. Nuko mbarekera ubugundire bw'umutima wabo, ngo bikurikire ibyifuzo byabo. Yaba ari ku muryango wanjye wanyumvaga, yaba Isirayeli yagenderaga mu nzira zanjye, mu kanya gato nakubita abanzi bayo, ngacyamurura ikiganza kubayirwanya. Abanga Uhoraho bagatangira kumukeza, bagahora bakangaranya ubuziraherezo. Naho umuryango wanjye nkawutungisha ingogoro y'ingano, maze nkawaza ubuki bwo mu rutare. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nimutere urwamo rw'ibyishimo kubera Imana imbaraga zacu, nimuhimbaze Imana ya Yakobo. Ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu y'umwandikiye Abanyaroma, umutwe wa 14, umurongo 14 kwa 19. Ingoma y'Imana ntigizwe n'ibiribwa n'ibinyobwa, ahubwo irangwa n'ubutungane, amahoro n'ihirwe muri Roho Mutagatifu. Ukora Kristo atyo anyura Imana kandi agashimwa n'abantu. Nuko rero duharanire ibishyigikira amahoro n'ibidufasha guterana inkunga. Iyo ni ijambo ry'Imana.
turishimiye Imana. Amahoro yawe Mana nakomeze ibitekerezo byacu muri Kristo, nitwishime igihe cyose. Amahoro yawe Mana nakomeze ibitekerezo byacu, nidukomera ku ijambo rye. Amahoro yawe Mana nakomereze ibitekerezo byacu. Niba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amahoro yawe Mana nakomeze ibitekerezo byacu. Igisubizo cya Zakariya nyikirizo. Imana ituzaniye umukiro, igikorwa cy'umutima wayo. Nihasingizwe Nyagasani Imana ya Israheli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yatugoboreye ububasha budukiza, mu nzu ya Dawudi umugaragu we, nk'uko abahanuzi batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yabagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Ya ndahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu, azaduha kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose y'ukubaho kwacu. Nawe rero wa Kana we, uzitwa umuhanuzi w'umusumba byose, kuko uzabanziriza Nyagasani umutegurira amayira, ukamenyesha umuryango w'umukiro, bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo. Kuko Imana yacu igira impuhwe zahebuje, ari nazo zatumye zuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Wowe bawe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Imana ituzaniye umukiro, igikorwa cy'umutima wayo, ibisingizo n'ibisabisho. Kubera abavandimwe bacu bose dusaba umugenga w'ubuzima, amaso yacu twayahanze Imana, kugeza igihe izatugirira impuhwe. Abakangutse bakangukire muri wowe, abagiye ku murimo bagukorere. Amaso yacu twayahanze Imana, kugeza igihe izatugirira impuhwe. Abagumye mu ngo iwabo bagumane nawe, abavuye ku murimo baruhukire iruhande rwawe. Amaso yacu twayahanze Imana, kugeza igihe izatugirira impuhwe. Abarwayi cyangwa se abihebye bakugane, abagiye gupfa bapfire muri wowe. Amaso yacu twayahanze Imana, kugeza igihe izatugirira impuhwe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yogere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Dusabe. Turagusabye Nyagasani, wera umuri nyakuri n'umuremyi warwo, duhereye gukomera ku mategeko yawe, kugira ngo tube mu mucyo wawe ku bwa Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
inyange irate mana data watoye, umuhire watubyariye umugisha, tumurate mu bantu tumwogeze hose, icyo Imana yakunze beba cyangwa ute, sinsenga Mariya nuko umwambaza uko ari, nebuka ko Yezu ubwe yamudusigiye ngo atubere umubyeyi tumubere abana. Ntiremeye uwanjye namushushane, inyange irade mana data yatoye, umuhire watubyariye umugisha, tumurate mu bantu tumwogeze bose, icyo Imana yakunze we wacyangwa ute.